utitondera amategeko y'Imana agasitara kuri rimwe yose abagize ate aba yacumuye. Kandi uvuga ko amuzi ntitondera amategeko y'uniki no mubeshyi ngira ngo twakomeje kugenda tubibona, ariko ndabona iminota dufite muri iki kiganiro nayo irimo kugenda yiruka nka Ibra. Reka tubwire abantu ko nabo bafite inshingano yo kujya kwicukumburira bakirebera, ariko by'umwihariko reka dusoreze kuri iri somo ryo muri Matayo igice cya 5 ku murongo wa 17. Matayo igice cya 5 umurongo wa 17. Yego. Matayo igice cya 5 umurongo wa 17, twumve naho icyo hatubwira. Umurongo wa 15 titire iravuga ngo Yesu ntiyazanywe no gukuraho amategeko. Ati mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Yego. Mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Yego. None se sinaje kubikuraho, ahubwo naje kugira gute kubisohoza. Hagataho rero bamwe bati amategeko yavuyeho. Amategeko kandi nyir'ubwite ubwe aravuga ko ataje kugira gute, ataje kuyakuraho. Harya wowe urinde? Uri bishop ufite ubasha bwo gukuraho amategeko y'Imana? Ariko uri padiri uri pasiteri ufite ubwo bubasha? Ariko yego dufite amahirwe akomeye cyane. Yego. Kuba dufite uno mucyo munini tubasha kuronka gusa nk'isoko nziza ifutse, tubasha kuronkeramo amagambo y'Imana abasha kongera akadutyaza ubwonko. Sibyo? Mu by'ukuri aya mategeko ntazigera avaho kugeza aho isi n'ijuru byose bizarangirira, nta n'inyuguti bizigera ivaho habe n'akadomo. None sinzi ku murongo wa 19 rero bati nukuzica rimwe ryo muri ayo mategeko naho ryaba ryoroheje hanyuma y'ayandi akigisa n'abandi kugira atyo mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose. Ariko tega amatwi wumve, azitwa mutoya rwose, ariko uzayakora akayigisha n'abandi mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Kandi ndababwira yuko azitwa mukuru, ariko uzayakora akayigisha abandi mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta kw'abanditsi n'abafarisayo, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Uko ni kukuri. Nukuri ijambo ry'Imana nukuri. Amen. Ijambo ry'Imana ntirihinduka. Kandi ijambo ry'Imana rizahoraho cyane. Ariko inshuti zanjye bene data, byinshi byarumviswe. Kandi byarumvishwe pe. Ariko wongere wuze. Ukora icyo bita kuza cyane, uvuge ngo ko numvise byinshi byamariye iki. Nukuri. Ese ni iki byahinduye ku buzima bwanjye? Ubanze utekereze iki kintu, umenye nimba Imana muri wowe nta mwanya wayigeneye. Nukuri. Hari indirimbo, reka tubwire abantu mbere na mbere no gutanga igihe. Iyo utanze igihe ugasaba Yesu Kristo kugira ngo akwereke inzira y'ukuri, n'ukuri Bibiliya nta kitavuga. Indirimbo indirimbo zo guhimbaza Imana ni indirimbo y'116. Iravuga ngo dore umutima wawe wuzuyemo amaganya. Urumva? Ariko nanone ukavuga ngo mbese kumaranira wishakira ubutunzi. Urumva? Nta mwanya wasigiye Yesu ngo yinjiremo. Ira ndirimbo ndayikunda cyane. Ibyo byose ugenda ubitekerezeho ubyibazeho, umenye ngo nimba uriho kubwawe ngo wigenge cyangwa ukwiye kugengwa n'Imana. Ngira ngo Ibra uvuga no gutaruka by'umwihariko muri iki kiganiro twateganije n'indirimbo n'indirimbo yo kurangira abantu, nkuko turimo twibaza inzira y'ukuri ni iyihe. Ngira ngo indirimbo n'ubundi yitwa Inzira. Ese inzira ni iyihe? Inzira twamaze kubona ko ari Yesu Kristo. Twayibonye kandi niyo ndirimbo. Reka rero tubyumve no muri iyo ndirimbo Ibra. Kuri ngo
ngukurikire kinyoma kiri hehe ngo ngihunge kwabigisha bambwira ibinyuranye kandi bavuga yuko batumwe n'Imana nyamara nakumva ibyo bavuga maze nkasanga atari byo bakora inzira y'ukuri ni Yesu numukurikira uzatsinda isi reka abantu batakuyobya Yesu gusa bari uyoboka Soma Bibiliya izakwereka inzira y'ukuri Yesu yanyuze n'abahanuzi bose na za ntumwa ze zose maze ukore uko bakoraga nibwo uzaba winjiye mu nzira y'ukuri Yesu yayise inzira ifunganye inzira y'ukuri ni Yesu numukurikira uzatsinda isi reka abantu batakuyobya Yesu gusa bari uyoboka umugenzi w'umuswa ntazayiyoba ariko abanduye mu mitima ntabwo inyurwamo n'abemeye kwikorera umusaraba bagakurikira Yesu inzira y'ukuri ni Yesu numukurikira uzatsinda isi reka abantu batakuyobya Yesu gusa bari uyoboka inzira y'ukuri ni Yesu numukurikira uzatsinda isi reka abantu batakuyobya Yesu gusa bari uyoboka reka abantu batakuyobya Yesu gusa bari uyoboka reka abantu batakuyobya Yesu gusa
bose bariuyoboka reka abantu. Ngira ngo ishimwe yego nyuma y'ijambo ry'Imana turebye tubonye muri Bibiliya tukagira ibyo turivugaho, ngira ngo ni indirimbo twongemo n'indirimbo ni ibintu bibiri bidasigana kandi byuzuzanya cyane, yego, kugira ngo bibashe kuba ifunguro ryuzuye. Nukuri none twatangiye dusenga n'ubundi turi bwaze gusoza kino kiganiro dusenga, niyo mpamvu ubundi bwagusabe ngo udushyire imbere y'Imana, wongere gusengera abatuye isi, wongere gusenga kugira ngo Imana ibe mu mishinga yacu kandi imitima yacu irusheho kureherezwa kuri yo. Yego, ikiganiro n'umurunga w'ubumenyi, njyewe mwari kumwe ni Ishimwe Jean Pierre ndetse ndi kumwe na mugenzi wanjye Uwizeyimana Abraham. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge dusoza ikiganiro. Imana Data iri mu ijuru, ndeka ngushimire cyane ko utigeze uhisha ukuri kwawe, izina ryawe nirishimwe. Amena. Abemera bose wabarangiye inzira, ndetse nta yindi uvuga ko inzira n'ukuri ari wowe. Niyo mpamvu nsenze nsaba kugira ngo abatuye isi bose ubahe ubwenge bwo gucukumbura mu byanditswe, kuko ari nta handi ukuri kwawe kugaragarira. Dore ko hirya no hino ibiyobya abantu byo ni byinshi, ndetse rimwe na rimwe bakayobywa n'abashingiye ku nyungu zabo. Yego. Ariko gusobanukirwa n'ukuri nicyo kintu cyoroshye. Niyo mpamvu nsabiye buri wese wadukurikiye muri iki kiganiro kugira ngo umuhe umugisha wawe. Amena. Umuhe gusobanukirwa n'inshingano ye, niko gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Amen.